Yesu ashimwe. Ndagusuhuje wowe ukurikirana Ndi Umutsinzi TV, we wakoze subscribe, ariko nawe utarayikora ndagusaba ko wakora subscribe, ugakora share, ugakora comment, ugakora na like. Rero ndagushimiye cyane wowe unkurikirana ku mbuga zanjye zose, waba unkurikira kuri YouTube channel Ndi Umutsinzi TV, waba unkurikirana kuri Instagram Eva Robert, Evangeliste Robert Victor Blessed, waba unkurikira kuri Facebook Tuyikunde Robert Victor Blessed. Ndagushimira cyane kuko buri munsi mbona ko mubona ibyo mba nasharinze kandi byubaka. Rero ubuntu bw'Imana bukurushaho kubaho cyane. Uyu munsi rero ngarutse nkubwira ikintu kimwe. Tugiye kwigana ku nyigisho imwe ivuga ku bigeragezo, ivuga ku makuba, ivuga ku bindi. Mu by'ukuri turabizi neza yuko abantu twese duhura n'ibibazo bitandukanye. Duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye biduca intege, bituma twibaza neza niba Imana iri mu ruhande rwacu. Ariko ndagira ngo nkubwire ukuri, Imana iri mu ruhande rwacu. Buri munsi Imana iri mu ruhande rw'abakiranutsi. Haleluya. Ndagushimiye rero kubera yuko iyo ufashe umwanya wo kumva bino bintu hari impinduka bikuzanira. Ikindi hari nawe abo uzabisangiza. Niyo mpamvu ngusaba ngo nunabyumva kumva ni ibintu bishobora kugirira umumaro umuntu, ujye ubimusangiza nawe bimugereho. So rero ibigeragezo bitwa imyitozo. Imana ntabwo ibyita ibigeragezo nk'ibintu bikaze byakwica, ahubwo kureba uko Imana ifatamo ibigeragezo bino bitugeraho, usanga ibifata nk'imyitozo ituganisha ku nyungu, ituganisha ahantu heza. Mu by'ukuri uzarebe abakinnyi bakomeye, baba ari aba filimi, baba ari aba football, baba ari volleyball, basketball n'indi mikino yose itandukanye, nta muntu waba icyamamare ngo agere kure atari umwizerwa muri byo. Kandi kugira ngo ube umwizerwa muri byo ni uko uba waritoje. Mureke kunsakuriza, ni uko uba waritoje. Rero iyo witoje neza mu by'ukuri uratsinda cyane, cyangwa se uba ukomeye, uba indashyikirwa muri wa mukino ukina, muri cya gice urimo. Ibintu byose hano ku isi dukora tugomba kubyitoreza, tugomba kugira imyitozo dukora, tugomba kugira amahugurwa dukora. Niyo mpamvu ubona umuntu iyo abantu bagiye kuguha akazi babanza gukoresha ikosi, amahugurwa. Natwe rero iyo duhuye n'ibigeragezo turi abana b'Imana ngo tuba turi mu mahugurwa. Duhugurirwa iki? Kugira ngo tube abantu b'Imana bashyitse, bafite imbaraga zuzuye, babereye kuba twakora umurimo w'Imana dukomeye, dushikamye. Yesu ashimwe. Ndagushimira koko ibyo ukomeza kugaragaza no gushaka kumva iby'Imana. Niyo mpamvu rero icyigisho nazanye uyu munsi, iki cyigisho kiraza kugira umumaro cyane. Ibyanditswe muri Matayo aravuga ngo hahirwa uwihanganira ibigeragezo, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubuzima, iry'Imana yasezeranyije abayikunda bose. Hari umuntu wihangana. Buriya Messi hari ukwihangana yagize kugira ngo abone ririya kamba, aya makamba ahora abona. Hari ukwihanganira imvune bamuvunnye. Ntabwo bamuvunaga ngo ahite arekera football, arivuza agakomeza kongera. Hari abo bamukubise ku bushake, hari ibyamugushije, hari ukunagushwa n'umupira n'ibintu byinshi, abamuvuga nabi, abamurwanya n'ibindi. Ariko uyu munsi ari hejuru ku gasongero kuri football. Iyo ataza kwihanganira ibyo bintu byose yanyuzemo, ntabwo uyu munsi aba ari ku gasongero muri football. Uyu munsi abana bavuka bazi Messi.
abakuru bose bazi Messi, nta muntu utazi Messi, ariko akubwira urugendo rwe muri football aho yanyuze, ibyo yaciyemo byose, ushobora kumirwa ukavuga ati ibi bintu nibyo byatumye ukomera. Rero natwe ibigeragezo ducamo biba ari nk'imyitozo nk'iriya bakora. Ibyo bigeragezo biba bizagenda bikakubaka, iyo myitozo irakubaka kugeza ubwo ukomeye, ukaba umuntu ukomeye, ukaba icyatwa kuri umuntu w'Imana koko utsinda. Ikindi twe dufite amahirwe, turarwana, turuhura n'ibigeragezo, ariko mu by'ukuri dufite uwadutsindishije. Ibintu turwana, intambara turwana, tuzirwana ariko twaramaze kuzitsinda. Ni nka betting, ni nka kwa kundi muri betting hari ukuntu numvishe bambwira ngo ukuntu betting ikorwa, ngo iyo umuntu, ngo iyo amakipe abiri ari bukine, aba bahagarariye betting baragenda bagaha ikipe iri underdog bakayikubira amafaranga menshi cyane. Hanyuma iyi kipe iri underdog iyo bayikubira amafaranga menshi cyane, baragenda bakegera ya kipe iri hejuru iri butsinde, ngo bakayibwira ngo uyu munsi bari butege kuri ya kipe mukina, barayitegeraho amafaranga menshi kugira ngo haze kuboneka amafaranga menshi. None turabinginze mwitsindishe, ariko amafaranga ari buvemo yose turi buyagabane. Hanyuma iyo kipe ikomeye ikaza kwitsindisha, igatsindwa n'agakipe gatoya, ngo bikarangira iyo kipe yitsindishije ibonye amafaranga menshi cyane atagira ingano. Rero nawe kamubwire, Yesu yarwanye urugamba ararutsinda, yarwanye n'ibibazo byose twari kuzagira arabitsinda. Ibyanditswe bivuga ko ubwo yatsinze twatsindanye nawe, ubwo yapfaga twapfanye nawe, ubwo yazukaga twazukanye nawe. Intsinzi yose yagezeho muri ubu buzima, ngo natwe twayigezeho. Bivuga iki rero? Bivuge ko ibi bintu biza kuturwanya byose biba byigiza nkana, kubera ko nabyo birabizi ko Yesu yadutsindishirize, birabizi ko byatsinzwe. Abakorinto ba mbere igice cya 10:13 niho bavuga ngo nta bigeragezo ubasha kubageraho bitari rusange mu bantu. Ni ukuvuga ngo ibigeragezo bitugeraho rusange, ngo ariko ngo Imana ntiyatuma tugeragezwa ibiruta ibyo twabasha kwihanganira, cyangwa ntiyatuma tugeragezwa ibiruta ibyo tutanesha. Ngo ibigeragezo byose bitujeho wabonye byaje kuri wowe, wabasha kubitsinda, kuko Imana ntiyaguha ibiruta ibyo ushoboye. Ngo niyo kwizerwa kandi izaducira akanzu, ngo hamwe n'ibitugerageza izaducira akanzu tubone ko tubisohokamo. Bivuge ngo iyo tugiye kurwana n'ibigeragezo tuba tubizi ko ari twebwe turi busohokane intsinzi. Uvuga ngo twatsinze mbere yuko turwana. Uko niko twebwe abizera tumeze, niko Imana itubona. Imana rero ishimwe ko yadutsindishirije. Ibyo twajya kurwana nabyo byose biba bibizi ko twatsinze. Niyo mpamvu ivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Kuvuga ngo ibyo turwanyije Satani, niba twamurwanya akaduhunga, ubwo n'ubukene twawurwanya bukaduhunga, n'ibindi bibazo twawurwanya bikaduhunga. Waraduhunga, ibindi byo nako ni ukubyirukana, kuko ibyanditswe biravuga ngo mwirukana abadayimoni. Ukuvuga ngo abadayimoni tuzabirukana dukoresheje itegeko gusa ryacu. Satani tujya kumurwanya azahita yihungira yigendere. Rero wowe banza ubindwanye nziza, kandi ubindwanye umeze nka Dawidi. Dawidi yagiye kurwana na Goliyati avuga ngo uriya Mufilisiti utarakebwe ndamwica mu izina ry'Uwiteka, ndamugaburira ibisiga. Niko byagenze. Bivuge ngo muri we imbere yarabonaga yaramaze gutsinda. Kuvuga ngo muri Kristo cyangwa mu izina ry'Uwiteka uri umutsinzi ijuru ibikurwanya byose. Nuzajya ufesingana nabyo, uzajya umenya ngo ni njyewe uri butsinde, ni njyewe uri bugaragare nk'uwatsinze. Haleluya. Ijambo ranejeje rizagukiza, rizakuzamura nuramuka uryitayeho. Ibigeragezo ntabwo ari bibi, ni ibyo kukugira ukomeye. Imyitozo ntabwo ari mibi, ni kugira indatwa cyangwa n'umuntu uzi gukora neza ibintu runaka. Ntugatinye imyitozo n'ibigeragezo, ntukabitinye. Iryo ni ryo humure naguherezaga.
hanyuma ngo numara kubirwana nabyo, nubyihanganira ku mpera zabyo, ku mperuka zabyo, ngo uzahabwa ikamba. Uvuga ngo uzahabwa kuba hejuru gusa, ibyo ntibizongera kukurwanya na bitoya. Ngwino hano nkorere hagati usoze. Ukomeze rero kuzirikana yuko Imana itakwanga. Byanditswe muri Yakobo igice cya 16 baravuga ngo nimukabe bene data bakundwa, impano yose nziza itunganye rwose niyiva mu ijuru iturutse kuri se w'imico udahinduka, utagira n'agacucu ko guhinduka. Bivuge ngo Imana iyo igira ibyiza gusa kandi igambiriye ngo kuduha ibyiza, ntagambiriye kuduha ikibi. N'ibigeragezo nibikugeraho uri umwana w'Imana, uzajya umenya ko atari bibi, ahubwo ni ukugira ngo nabyo bigukuze bigukomeze. N'imyitozo kugira ngo ukomere ube umwizerwa ushyitse. Kandi cyanditswe muri Yeremiya 29:11 baravuga ngo nzi ibyo nibwira kukugirira n'ibyiza si bibi, kugira ngo nkure mu mutima w'ibyo uzabona hanyuma. Bivuge ngo uyu munsi Imana itwitaho, ishaka kutugirira neza. Ibyo twabona niba turimo no guca mu bibazo, nta kabuza Imana niyo iturebereza ducira kanzu, kandi irabizi ko icyo kibazo kitaduhitana, kitagira icyo kidutwara, kitatwica. Ubuntu bw'Imana burushaho kukubaho cyane, kandi uzatsinda ibyo bibazo urimo byose. Izere iryo jambo, uraza kubisohokamo neza. Nta mvura igwa ngo ntihite, kandi nta joro ridacya. Ijoro rigiye gucya, haza umucyo utangaza udashira. Ubuntu bw'Imana burushaho kukubaho, tuzahora ufite ishimwe rikomeye. Komeza ukore share ku bantu benshi, kandi ukore like, ukore subscribe, ukore na comment. Ni Evangeliste Robert Victor, turi kumwe hose duhurire, tuzaye duhurira ku mbuga zose. Wowe nkurikirana kuri TikTok, ukwiye kunkurikirana no kuri Facebook. Unkurikirana kuri Facebook, ujya kuri TikTok. Unkurikirana kuri Instagram, ujya kuri Facebook na TikTok. Kandi ujye no kuri YouTube yitwa Ndumutsinzi TV. Ndabashimiye kandi ndabakunda cyane. Umugisha w'Imana ushobora kubabaho.